ntabwo kubareba nabi mu mbabarire n'ukuri ariko ntabwo numva ukuntu kariyeri watangiye nk'umunyamakuru igufungishije amafaranga ntuyabonye mu mbabarire ikintu kijyanye n'amatiku no kunkompara no kongereranya n'abantu none abikora uzi kubinkoreye uzabyihorera niba uzavuga umuntu nabi ubinkoreye uzabyihorera ni nayo mpamvu ibi bintu ushobora kubivugaho ushobora kongereranya na runaka ariko mu gitondo mubyutse none niwe byagizeho ingaruka kuri ku mutima wanjye nanjye numva mbabaye ibintu byinshi yashimye karibu Bruce baraza kuvuga bicaye ariko mu gihe mbere yuko atangira ngiye kubaha overview y'uyu mwaka wa Bruce Melody kuva mu kwa mbere kugera muri kuno kwa 12 turimo n'umwaka watangiwe n'indirimbo yitwa When She's Around n'umuhanzi wari ufite When She's Around yakoze mu mwaka ushize ariko akayitangira mu kwezi kwa mbere kugera mu mezi yakurikiyeho. Uyu mwaka Bruce Melody yagize uruhare mu ndirimbo zigera kuri 6 ziri hanze harimo indirimbo yitwa Sowe yasohotse ku itariki 19 z'ukwezi kwa karindwi, iyo foto yasohotse ku itariki 2 z'ukwezi kwa 9 na Nicki Minaj yasohotse ku itariki 6 z'ukwezi kwa 12. Si izo gusa kubera ko hari izo yifashishijwemo n'abandi bahanzi, harimo indirimbo yitwa Ogera yakoreye na Bwiza, Kipepeo yakoranye na Nadia Mukami wo muri Kenya, Forever yakoranye na Bayani na DJ Neptunes bamwitabaje muri izi ndirimbo. Si ibyo gusa kubera ko hari ibikorwa byinshi yagiye agaragaramo guhera mu kwezi kwa mbere kugera muri uyu mwaka. Nababwiye ko mu kwezi kwa mbere yari afite indirimbo yitwa When She's Around yatangiranye uyu mwaka. Mu kwezi kwa kabiri itariki 3 yerekeje Washington DC muri Amerika, ahangaha yari agiye muri Rwanda Day, ibi murabyibuka cyane. Nyuma yaho agaruka mu Rwanda ariko niho hatinze kubera ko yahise yerekeza muri Kenya, yari agiye muri media tour ubundi ari muri promotion y'indirimbo yitwa When She's Around. Mu ntangiriro z'ukwezi kwa gatatu yerekeje muri Amerika aho yari yitabiriye ibiganiro bikomeye ku isi birimo nka Good Morning America, Celebrate Corner, Live Kali and Mark n'ibindi byinshi akoreyeyo. Si ibi gusa ahubwo When She's Around yagiye imuha titles nyinshi zitandukanye zirimo nko kujya kugaragara bwa mbere kuri Billboard, ikaba ku mwanya wa 8 kuri Billboard World Digital Sales murabyibuka. Nanone yagaragaye ku mwanya wa 20 muri Billboard US Afrobeat Songs, ibi nabyo murabyibuka. Mu kwezi kwa kane Bruce Melody yagarutse mu Rwanda, icyakora yari afite ibikorwa by'umuziki yakoreye muri Tanzania niho se yerekeza. Mu kwezi kwa gatanu hamwe na Coach Keya bafunguye iyi Kigali Universe twicayemo uyu munsi, nabyo ni bimwe mu byaranze uyu mwaka. Ndimo kugerageza kwirukanka kugira ngo tuze kubihuza byose. Mu kwezi kwa gatanu kandi yerekeje muri Nigeria aho yafatiye amashusho y'indirimbo yitwa Sowe, ibi nabyo murabyibuka, nanjye nshobora kuba umuhamya wabyo kubera ko nari mpari. Mu kwezi kwa gatanu Bruce Melody Element berekeje mu Bwongereza London, aha bari bagiye mu gitaramo cya Shadi Mixtape Party, abantu barakibuka cyane. Mu kwezi kwa gatandatu Bruce Melody yifatanyije n'abanyamuryango ba RPF mu kwamamaza umukandida President Paul Kagame, nabyo murabyibuka, ari naho hakozwe n'indirimbo yitwa Ogera. Mu kwezi kwa gatandatu mu kwezi kwa karindwi itariki 6 Bruce Melody yerekeje mu Bubiligi, yari agiye kuhakorera igitaramo. Hanyuma kuva ku itariki 31 hatangiye Iwacu Muzika Festival yarangiye ku itariki 19, yari ku itariki 31 z'ukwezi kwa 8 kugera ku itariki 19 z'ukwezi kwa 10. Muri uku kwezi kandi kwa 10 yerekeje muri Kenya, byari mu bikorwa byo kumenyekanisha indirimbo yari amaze gusohora yitwa Iyo Foto yakoreye na PNM. Hanyuma mu kwezi kwa 10 kugera tariki 9 z'ukwezi kwa 11 yerekeje muri Canada, yari ari mu bitaramo bitandukanye. Canada Tour yakorewe muri Ottawa, Montreal, Toronto na Vancouver. Hanyuma ibindi bikorwa Bruce Melody yagiye agaragaramo wenda bitari n'ibingibi twasomye, harimo igikorwa cy'uko Bruce Melody yinjiye mu bufatanyabikorwa bw'ikipe ya basketball ari UGB
hanyuma ku itariki 16 z'ukwezi kwa 10 yakiriye ndetse anasangira abakoresha imbuga nkoranyambaga hano Kigali Universe. Hanyuma hari abahanzi benshi batandukanye yagiye yakira muri kino gihugu cy'u Rwanda, abenshi banagaragaye no kuri album yiwe, ndetse n'abandi wenda baje mu buryo bw'ibanga tutugeze tuvugaho, gusa abo nshobora kubabwiraho nonaha ni Black Diamond, Bien-Aimé, Bahati Kenya banakoranye no kuri stage y'Iwacu Muzika Festival, ndetse harimo n'uwitwa Joboy. Hari abafitanye ibikorwa benshi twagiye dukorana, barimo UGP, barimo MTN, Primus, Tunga, Iwacu Muzika Festival, cyangwa se EAP, ndetse na Kigali Universe by'umwihariko. Hanyuma ibi ngibi ni bimwe mu byabaye muri uno mwaka, mu minota mikeya twari dufite tugerageje kubicamo twihuta. Hanyuma munyemerere nakire Bruce Melody ugeze hano abasuhuze, anababwira n'impamvu yatinze, kubera ko twabivuzeho tubisimbuka, hanyuma tuze gukomeza n'ikiganiro cyacu uyu munsi. Murakoze Bruce. Murakoze. Mbere na mbere ndashaka kubiseguraho, ntabwo ariko dusanzwe dukora, murabizi ko ntakunda kwica igihe. Uyu munsi ntabwo umwanya wankundiye, ariko muri abafatanyabikorwa ba mbere ku muziki wanjye no ku muziki muri rusange, muri abantu twubaha, muri ab'agaciro, ntabwo nari nkwiriye kubatinza pe, mubimbabarire kandi murakoze. Hanyuma uyu munsi impamvu nifuje ko duhura twese turayizi, no kuri invitation byari biriho. Ndashaka ko tuvuga bike wenda biri kuri album mwabonye tugiye gusohora, ariko nibaza ko tunamaze n'iminsi tudahura tutaganira, kubera ko akazi wenda kabaye kenshi, habaho kumara umwanya nyine nta updatinga abantu, by'umwihariko namwe mubatugereraho. Uyu rero ni umwanya mwiza wo kugira ngo ibyo dufite mu mutwe no mu mutima tubiganire. Gusa by'umwihariko nkanjye ndashaka kubashimira, buriya mwarahabaye nyine, mwarabikoze, mubikora guhera bitangira, n'ubu biracyakomeza, ariko officially ndashaka kubasaba ko uru rugendo rushyashya natangiye mu rugendo rwanyu, ndi kurwana no gukura umuziki wanjye mu rugo nkabambutsa, kandi nugenda namwe muzaba mugiye, kubera ko ntabwo nzagenda muvuge muvuye muri Kuwait cyangwa mu kindi gihugu. Aho nzajya hose nzaba mvuye mu Rwanda, kandi ningenda nzajyana n'Abanyarwanda. Support ya mbere nyine ni yanyu, kubera ko nabonye nyine wenda rimwe na rimwe bitaba byumvikana, cyangwa se iyo umuntu atabivuze abishimangiye ngo mubibone, rimwe na rimwe hari abatabyumva neza, cyangwa se abandi bakabisobanura uko bitari. Ndi mu rugamba rwo gukura umuziki wanjye mu rugo ukagera n'ahandi, kandi no mu rugo hakomeza hakora ibikwiriye. Niyo mpamvu kuri tracklist mwabonye hariho indirimbo 20. Ntabwo nari gushyiraho n'icumi buriya zikora album, nari gushyiraho na 12, ariko nuko nshaka guhaza amasoko yose, kandi nyine nkabikorana umutima ukunze, ariko nkeneye ukuboko kwanyu, nkeneye media, nkeneye abafana, kubera ko atari mwe nta na kimwe kigenda. Murakoze cyane. Wenda niba twakinjira umwanya w'ibibazo, gusa ntarasoza reka nsobanurireho gato kuri ino album. Ni umushinga untwaye igihe. Mu busanzwe ntabwo nkora indirimbo bingoye, ariko iyi album yarangoye kubera ko natekereje mu rugo mu Rwanda aho mbarizwa, ntekereza ku karere East Africa, ariko natekereza ko umuziki wanjye ushobora kuba global. Rero byabaye imyanzuro igoranye. Ndanashimira team yose, abaproducer twakoranye, Madebeat, Ele na Keys, n'abandi banyamahanga. By'umwihariko impamvu bashimiye nuko ari abo mu rugo, ari abantu dukorana umunsi ku munsi. Ndanashimira na 155, kubera ko intambara yo gutoranya indirimbo zigiye kuri album ntabwo yari isanzwe, byari ibintu bigoranye cyane.
nkanashimira Imana nyine tumwe tugeze uyu munsi. Album rero impamvu yitwa Colorful Generation, nabonye hari ababyenterpreta uko babyumva kubera ko ni barabisoma gusa, ntabwo ari anti yabo, ariko turi hano ku isi turi amagenerasiyo menshi cyane, hanyuma turi na hano ku isi dutandukanye cyane. Rero nkora kuri ino album nagerageje kwisanisha na buri generasiyo, ariko na buri feeling umuntu ashobora kugira. Umuntu ushaka indirimbo y'Imana yayihabona, umuntu ushaka indirimbo y'ubuzima yayihabona, umuntu ushaka indirimbo y'urukundo yayihabona, n'uwashaka indirimbo y'ubuzima busanzwe yayihabona. Rero ni ikintu kinini kibumbatiye ibintu byinshi ku buryo numva byaba byiza kugira ubusobanukirwe bw'abanje kumva album. Murakoze. Murakoze Bruce. Sinzi niba twakwinjira mu bibazo, ariko mbere yuko twinjira mu bibazo twavuze ku mwaka wawe, waduha review y'umwaka wawe uburyo wari umeze, kubera ko twabiciyemo ukaba abanyamakuru nabo bakabona bahera. Reka twinjire mu bibazo bijyanye n'umwaka wawe, wabisobanuye neza, muri byinshi wanavuze sinabyibukaga, mbona nkora akazi nyine kakarangira. Ariko umwaka wagenze neza, wabaye productive mu buryo bwo gukura no gukuza kariyeri. Numva twakwinjira mu mwanya w'ibibazo kubera ko umwanya watangiye kugenda. Yego. Okay. Iminota dufite ntabwo ari myinshi kuko twari twabyiyemeje, ariko turakira ibibazo bibiri asubiza, bibiri akomeza. Turahera hano imbere, babiri. Murakoze. Nitwa Janvier, umunyamakuru wa Inyarwanda. Turamutse dushimire umunsi ko tubone umwanya tukaba tugiye kuganira muri rusange. Ikindi ni ugushimira kwa album guha invitation wakitabira kumurika album ye, ese wowe wamuha invitation akitabira kumurika album ye. Kuri album yawe nanone nabashije kumvaho hariho indirimbo ya gospel. Umwaka ushize bari batangaje ko uri kuganira na Meddy, ushobora kuba mwana kwana n'indirimbo yawe na Meddy igeze he, cyane ko navuze ko amasaziro yawe azaba yerekeza muri gospel. Ko mbonye afite concert muri uno mwaka gutumiye indirimbo twayumva, indirimbo wise nzaguhumugisha. Ko album ariho n'indirimbo idasanzwe ivuga cyane ku mubyeyi wawe. Ni indirimbo wanditse uri mu bihe bihe, aza gufasha wenda n'ibibazo, ariko none na minisitiri tuba twishimye watangaje ko bibaye byiza wowe na Ben bateguye gutanga. Bakoze. Ubajije ibintu byinshi byatanga ku buryo ntakirukanwa wahereye. Ariko ntacyo bitwaye, dufite umwanya nacyo cyatuzanye. Twagenda tubigeramo gake. Icya mbere abashe bibuka ko cyari kiri kuri album n'izina ryayo n'indirimbo n'itiri album. Nk'umuhanzi buriya iyo uri gukora igihangano cyangwa se iyo uri kwegeranya ibintu byawe hari ibyo ugenderaho. Icyo rero nahisemo, impamvu nahisemo ko iyi ndirimbo ariyo n'itiri album, ni uko nitegereje album kuko nkabona iryo zina ryayo ibera, kubera ko colorful ni amabara y'uruvangatirane. Nibaza ko buri bara ryose wumva uri ryo, abanyamabara wabanyamiki ukuntu wibona ntabwo wabura ikintu ukora muri album. So mu buryo buri artistic natekereje ko iri zina ryahura n'abantu benshi, kandi barangiye sinita iyo ndi gukora indirimbo ntabwo nita kuri opinion y'umuntu, kubera ko art n'indi biturukamo nkabiderivaringa, utanabikunda nkaguha ibindi, nabyo utabikunda nkaguha ibindi, bigakomeza bityo mu myaka 12 bikaba yihiritse. Icya kabiri cyane ni ibintu bijyanye na concert. Ben aramutse agutumira wakitabira, invitation wamaze kuyibona, ese wowe wamutumira mu kumurika album yawe ati ntumiye nakwitabira, kubera ko ni umuhanzi mwiza kandi nanjye nkunda umuziki, nta cyambuza kuba mu muziki mu gihe mbona nk'umuhanzi nkawe. Igihe cyose ibitaramo bibaye numva nabyitabira, cyane ko bidakunda no kumbaho.
mpora nsusurutsa abantu kugira ngo abantu bansusurutse bibaho bigake nibonye n'ukuri nabijyamo. baramutumiye wowe Oya ntabwo ndagutumira, cyane cyane ko nta n'undi ndatumira, nasohoye amatike ntabwo ndatangira gutanga invitation. cya gatatu n'ibijyanye na kizi aho kuzi indirimbo zikorwa kuri wowe wamuhaye igikombe cya producer w'umwaka. Ntabwo nibona nk'umuntu uhagaze mu mwanya mwiza wo gutanga ibikombe cyangwa gutondeka abantu, gusa no mu producer mwiza. Ikijyanye na gospel na gospel bibaza indirimbo yawe na Meddy twari twumvise ko yari ihari ibyo bigeze hehe kuki ise mbonye aragutuye muri concert ye umuntu ufite indirimbo ya gospel twakubona. Ikijyanye n'ubutumire kuri buri muhanzi nakwitabira kubera ko nanjye ndi umuhanzi kandi ngiye buriya nizerera mu bufatanye, cyane cyane nta n'umuhanzi nifuza ntekereza ko icyo kintu atakizi ko gushyira hamwe nk'abahanzi no kumvikana ari ibyo hatari. Hanyuma ku ndirimbo ya Meddy umushinga twarawutangiye, ariko Meddy n'umuhanzi mukuru uri busy nawe ufite ibindi arimo. Uwo mushinga rero twawugezeho album nyigeze kure, ntabwo uwo mushinga uhuye na album yanjye, ntabwo indirimbo ya Meddy iri kuri album, ariko umushinga urahari tugendanye n'umwanya we n'umwanya wanjye uzayibona. Indirimbo ya gospel kuri album hari indirimbo ya gospel, ikintu gitangaje kuri iyo ndirimbo ni njye wayiproducinze, ni njye wayikoze. N'ikintu abantu batanzeho buriya iyo mfashe nigeze kuba umuproducer banza nagiye mbivuga, ariko iyo mfashe imashini ngiye gukora indirimbo buri gihe nshiduka nkoze gospel nshiduka nkoze indirimbo y'Imana. Rero kuri album nashyizeho indirimbo y'Imana kuko nubwo ari Colorful Generation twe tubyirengagije tugumane Colorful gusa. N'abantu bakunda imiziki yo kuramya no guhimbaza cyangwa se indirimbo yaririmbwe Imana, ntekereza ko kuri album yanjye nagombaga kugira umwanya mugenera. Ndogo kuki ari we wifashije urapera kumbi kwa album ndogo ndi umufana we. Yes. Umukire n'ubundi yavuze ko byose tubibaza nta kibazo. Colorful Generation ni album nziza iriho indirimbo nziza, ariko nk'uko na Janvier yarabikomojeho n'ubundi nabonye kuri collaboration ziriho abanyarwanda bariho muri Bulldog niba nibuka neza, ariko kandi nkabivuze nuko wavuze ko umuziki wawe ushaka kuwukura inaha ukawukura international. Niyo mpamvu tubonaho abajobora, niyo mpamvu tubonaho n'abandi baturutse hanze kugira ngo umuziki ukomeze kwaguka. Ibi ngibi n'ubundi ngira ngo nibikomeza guca impaka n'ubundi kubwo wenda revo y'inaha wayirenze, ariko kandi wakomeza kugereranya na The Ben. Nabonye ku mbuga nkoranyambaga ngira ngo ku munsi w'ejo bundi nibwo witwa Godfather yaje kongera kubigarukaho, aza no kwitwa uwitwe na Virus uwo ari we ngo wagiye ubateranya. Nibaza ni se wa mugani umuziki wacu wowe ubivugaho iki ku bantu bakomeza kugenda babateranya umunsi ku munsi nyamara wenda nta n'ikibazo mufitanye? Murakoze. Mbere na mbere abenshi hano wenda baje bansanga inaha, hari n'abandi nanjye naje mpasanga muri ba grand frere, muri ba petit frere cyangwa se muri bashiki banjye na bakuru banjye, ariko ntabwo ndi mu mwanya mwiza wo kubagira inama, ariko munyihanganire nyiri munsi niba twumvikanye ko ibintu byose tubimbaza ureke nanjye ibintu byose byibasubiza. Nta muntu n'umwe wicaye hano w'umunyamakuru utarakubise hasi ibintu nakoze, sibyo? Ariko ntabwo nigeze mbibona mu buryo bubi. Nahoze hano umugambi wanjye ari wo kwitateyininga,
niyo mpamvu nta muntu ndarega muri libi, niyo mpamvu nta muntu ndagambirira gufungisha, kuko njyewe intention yanjye munyumve neza nyine ndagira ngo ibintu tubishyireho n'umucyo mbereke njyaho mbonera ibintu, sibyo? ndagira ngo mubone ko aho nahereye, igihe cyose nahereye ndi muri no industry, gahunda yagerewe entertaining abantu. N'umuntu wenda wavuze nabi natekereje mu mutima wanjye ko wenda ashobora kuba yabona ibyo nakoze mu buryo ntabikozemo, ariko ikintu kibabaje ni uko ibi bintu ari mwe biri kugiraho ingaruka ku bitagewe. Muri itangazamakuru mukwiye kutwinforma, mukatwigisha, mukanatwitatininga, ariko iyo mu gitondo bibyutse umuntu ugasanga ari mu maboko ataraye, azira ko wenda yavuze runaka nabi, ashaka kuvugira runaka, murumva ibyo bintu birimo, ntabwo mbyumva, ntabwo kubareba nabi mumbabarire n'ukuri, ariko ntabwo numva ukuntu kariyeri watangiye nk'umunyamakuru igufungishije amafaranga ntuyabonye. Mumbabarire ikintu kijyanye n'amatiku no kunkompara no kongereranya n'abantu, none abikora uzi kubinkoreye uzabyihorera. Niba uzavuga umuntu nabi ubinkoreye uzabyihorera. Ni nayo mpamvu ibi bintu ushobora kubivugaho, ushobora kongereranya na runaka, ariko mu gitondo mubyutse none niwe byagizeho ingaruka kuri ku mutima wanjye, nanjye numva mbabaye. Mureke twitatininga abantu. Njyewe uruhande rwanjye rwo kwitatininga nubwo nshobora kunyuzamo nkanigisha nkanarabura n'iki n'iki, ibyo biboro mani narabirenze, simbiba muri niyo mpamvu ubona nsigaye mbireba, nkaba nanagiye ku ruhande nk'abandi abasaza babishyize ku rwego rutari kabisa. Dukwiye gukundana, dukwiye kubikorana, wenda sinanaburamo akantu ko kwijajara, ariko hari aho tutarenga. Turi abantu, turi bakuru, kungereranya na runaka na runaka na runaka nta kintu kimwe binyuma, kuko ntibibuza kujya muri studio gukora akazi kanjye mugacya ntanahembwa, ariko ko mwari kuzampromotinga bakaba bari kubafunga buri munsi muri umwanya w'uri kubafunga, ni nacyo nashaka kubabwira ko aho ni habi, aho njye simpari kabisa. Ababikompara ariko banabyimenyere, banabyikuranire, sinshaka no kumenya kabisa. Murakoze. Okay, turihuta ibibazo byihuse, reka mfate kuri runo ruhande ndazogarukana hariya.